Imana iduhereje mu gitondo. We thank the Lord that He has given us this morning. Turishimye mu izina rya Yesu Kristo. Thank Him. Hari benshi batakiriho There's a lot of natwe ntacyo twatanze kugira ngo turamutse we haven't given anything. ahubwo ni ubuntu bw'Imana turashimira inzira When y'umukozi the will of God, we just be here and just tugiye guhagurutswa no gusoma amagambo we'll stand up to read the word aboneka mu gitabo cyo kuva that shows you the word. 33 uhereye ku murongo wa 12 turagera ku murongo wa 23 kuva 33 umurongo wa 12 turageza kuri 23 kadusome ijambo ry'Imana. Mose abwira Uwiteka ati dore iyo utegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti tuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Umurongo wa 4 aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe ku ruhuri. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiraho umugisha n'iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe gutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu kandi nzababarira, kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare. 22 kandi ubwiza bwanjye bukugeraho nzagushyira mu bisate by'igitare, ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye, urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntiyaboneka. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Dushimishwe nuko ukomeje kubana natwe, dushimishwe nuko aya magambo asomwe mu matwi yacu, uhere mu cyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, aya magambo Uwiteka ndagusabye kugira ngo utuvanemo ibyo kurya bidutungira ubugingo muri kino gitondo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uko byanditswe ko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo aturutse mu kanwa kawe, nanjye nifuza kugira ngo muri kino gitondo tubwishwe n'amagambo yawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Udushyire mu kirere cy'umwuka, kuko ntabasha kumva imvugo yawe ari mu mubiri. Uwiteka niyo mpamvu usabye kugira ngo uze utugenderere, unyure muri iri jambo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Naho Satani iyo ari yo yose, yaba ari uburangazi, yaba ari ibitotsi, tuyinesheje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ngwino dufate, ngwino tuyobore akanya gato turi imbere yawe. Uwiteka tukubone, bigusaba neza kuko ziri mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Mwasha kwicara. Imana irakoze cyane n'amagambo yayo.
izina rya Yesu Kristo. Ayo magambo si ubwo mbere twayumva The word is not the first time we've heard. kandi nta nubwo ari bwo bwa nyuma tuzayumva, And it won't be the last time we'll hear. kuko ijambo ry'Imana rihora ari rishya. Because the word of God is always. Igihe cyose wumvise atari rishya, icyo gihe uzamenye ngo Imana ntiyakugendereye. Kuko wasoma ikinyamakuru, Because you can read it. wasoma ikinyamakuru You can read it. ukumva ni ibisanzwe, And you hear that it's just. wafata n'ikindi ugasomamo byose byo mu kindi You take ukumva something ni else, ibisanzwe. you heard that. Ariko ijambo ry'Imana ryo But the word of burya ntabwo riba risanzwe. It's not always the same. Kubera iki? Iyo Imana ikugendereye, But the Lord is going with you. ujya mu kirere cy'umwuka And you're going to ukaryumva uri mu mwuka, you hear while you're in this world. waryo niba uri mu mwuka bikagutera umunezero, It causes you happiness. ukishima, abantu bose bakabona ko wishimye. And then everybody sees that. Mana yacu iramugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Naho mu magambo dusomye And the words that we read muri kino gitabo cyo kuva, in this book, aho Mose ari kubwira Uwiteka where ati, Moses is telling the Lord, wowe Uwiteka you, the Lord, nutajyana nanjye, if you don't go with me, ntujyane n'ubwoko if bwawe, you don't go with the none Lord, ni iki kizamenyekanya yuko it will be known that uri kumwe natwe? you are with us. Ese ni ikihe kintu cyakwerekana yuko dutandukanye n'ubundi That bwoko? we're separated and Icyadutandukanye n'ubundi bwoko si uko wajyana natwe that you go with us ukabana natwe and you be with us. kugira ngo amahanga yose amenye ko turi ubwoko bwawe. We know that we're Mose yavuze ayo magambo when Moses said kubera that, azi yuko abanyamahanga nta mana bafite. they don't have no God. Ni ukuvuga ngo abanyamahanga nta mana bafite. That they Niba ari nta mana rero, byari ngombwa yuko Mose abwira Uwiteka ati, you said that Moses ikizamenya yuko dutandukanye n'andi mahanga, when ikizamenya yuko dutandukanye n'abatizera, ni uko wowe ubwawe tuzajyana. goes out with the will. Mana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Bibiliya iratubwiye ngo The Bible tells us Mose abwira Uwiteka ati, dore iyo untegeka uti jyana mu bwoko ntumenyeshe ubwo dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Uwiteka the Lord azi amazina yacu. knows our name. Uko Uwiteka yamenye izina rya Mose, The way the Lord niko twese uko the tungana way that izi amazina yacu. the way we are, He knows our name. Mose ati, Moses. none But now, ikihe kintu what is something cyamenyesha that could be known yuko untumye? that you've asked for? Ese ni ikihe kintu What is something cyamenyekanisha yuko njye n'ubwoko bwawe dutumwe nawe? me and your will is together? Ku murongo wa gatatu kuvuga ngo, niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka umugambi wawe kugira ngo umenye. Niba nkugiriyeho umugisha, If aya ni amagambo yose yabwiraga Uwiteka. that's what Moses had told the Lord. Niba nkugiriyeho umugisha, If I've given you things, nyereka, show me. unyereke Show me untumanye nawe. that who you have. Se ninde? Who is it? Ariko Mose yabwiraga Uwiteka ati, Moses was telling the Lord that. kugira ngo dutandukane n'andi mahanga, We're separate. kugira ngo abanyabyaha n'abatizera bamenye yuko turi abana b'Imana, ni uko wowe ubwawe twajyana. Lord, and for you to come with us. Mana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. 14 kuvuga ngo, aramusubiza ati, njye ubwanjye nzajyana nawe uruhure. Uwiteka The Lord, kubera ko Mose yamaze kumusaba, as Lord, Uwiteka aramubwira ati, the Lord had told njye me, ubwanjye me myself, nzajyana nawe, I will go with kandi you. no kujyana nawe kandi nzakuruhura. I will also. Mana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Hahirwa umuntu ujyana n'Uwiteka, There is someone who goes. kuko nujyana n'Uwiteka As you go with the Lord, uzagira umugisha. you will have Nujyana n'Uwiteka, ibyo uzavuga byose everything that you say bizaba biturutse ku Uwiteka. will come from the Lord. Iyo ugiye wenyine, When you go by yourself, ujye wenyine. you'll be by yourself. Iyo ugiye wenyine nibwo Satani akubona. By yourself, that's when the devil sees you. Nibwo Satani agira gute? That's when the Lord Akubona. Eva ari kumwe na Adamu, ntabwo Satani yamubonye. Ariko Eva avuye mu
satani aramubonye. saying, I see them. Satani amaze kumubona After her saying, I see them, aramubaza ati none koko he asked her, Imana avuze ngo ntimutagire kuri kino the giti. Lord said, don't eat. Nawe ati ye She was like, yeah. yaratubwo nitukijya no gupfa tuzapfa. She said, if you Ni impamvu ki satani amubonye urwabo God, the devil has nuko Eva yagiye wenyine. she was by herself. Na Mose nawe kuvuga ati And what Moses said, uravuze ku ntumyi none untumanye nani? and who Ni iki kizamenyekanisha yuko we know that nkugiriyeho umugisha? I have Si uko tujyana to Uwiteka nawe ati Lord, njye ubwanjye nzajyana nawe kandi nkuruhure. I'll go with you and ease you. Mana turamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data nadusomere umurongo wa 15. Unatarabona mirongo itatu na kabiri na gatatu umurongo wa 15 kuva kuva 3:3:15. Amen. Mose aramubwira ati ubwawe nutagera natwe ntutugarure ino Ntudukure ino. ntudukure ino ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki si uko ugera natwe bigatuma n'amahanga yose Bigatuma ngira ubwoko bwawe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Amen. Bari umugisha. Mose arikubaza Uwiteka ati Moses, he's asking the Lord, ni iki what is kizatumenyekanisha yuko how will it be known that udukuye ino? you have taken us Aho Mose yavugaga ni muri He Egiputa. was saying he was in Egypt. Aho Mose yavugaga ni muri Egiputa. Where Moses was saying Ese he was in njye n'ubwoko bwawe me and your will. nutadukura ino, If you don't ni iki kizamenyekanisha yuko turi ubwoko bwawe? that we are in that plan. Ni iki kizamenyekanisha yuko tukugireho umugisha? You know that we have given you gratitude. Mose namukoze kubera ko yarwanira umugisha, cyangwa namwe mukarwanira umugisha nk'uko Mose yarwanira umugisha. Mose yifuje kugira ngo ahabwe umugisha n'Uwiteka, amenyekane yuko ari ubwoko bw'Uwiteka. That he was Maracu umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ni iki kizamenyeka yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha? Ni iki? Si uko ujyana natwe maze warenza ukanadukura n'ino, ukadukura muri kino gihugu cy'Abanyegiputa, ukadukura muri kino gihugu cy'abatizera. out of this place of knowledge. Iyi ntudukura muri kino gihugu cy'abatizera tukajyanana nawe, burya tuzaba tukugiriyeho umugisha. You have Maracu umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Burya ni ukuvuga ngo Mose, you said that Moses, icyo dushaka kugana muri kino gitondo what we wanted this morning ni ukujyana nawe. is to go with it. Mose atumwe n'Uwiteka. He was Mose called by the Lord. nakonye gukiranuka. Moses, he was not. None genda ujye muri He Egiputa, said, go into ugende ubwire Farawo ati Egypt. rekura ubwoko bwanjye. Let my people go. Mose ati And Moses, njyewe sinzi kuvuga, me myself, I'm not. njyewe sindi inshozi, Me myself. njyewe ntacyo nshoboye. None nagenda nkagera imbere ya Farawo nkavuga iki? Nibyo navuga, ndavuga uburimi ntabwo yabyumva. Uwiteka ati ufite mwene so Aroni azakubera akanwa. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, kandi ibyo uyisabye irabiguhereza. Uwiteka ati ubwo utazi kuvuga, ufite mwene so Aroni, amagambo uzajya uvuga azajya ayasobanura. Nshimishwa yuko umuntu wese w'Imana atagenda wenyine, burya agendana n'undi, burya agendana n'Imana. Nubona ukabona uri umufurere, ukabona kujya n'abamondi, uzandura ubumondi. Nubona ukabona uri umusere, ukagera n'abatizera gusa, n'undi nawe uzaba uri umutizera. Ku byo bazakora nawe uzabikora. Ariko Mose
ari kumwe na Aroni, He was with Aaron. Aroni amubera akanwa. Aaron was his Ibyo Uwiteka abwiye Mose, wherever Mose yavuga, Aroni akabyumva akabisobanura. wherever he would translate. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Kujyana n'Uwiteka ni iby'ingenzi. Go with the Lord. Kujyana n'Imana ni iby'ingenzi. Ugiye muri kampani ujyanye n'Imana. Abantu bari muri kampani bose baba batandukanye nabo. Anyone who's in a Kubera iki? company is separate. Kubera ko uri kumwe n'Imana yawe. Because you are with the Lord. Ugiye mu isoko ujyanye n'Imana. Go with the Lord. Ni uko bazakubona bose bazakubonamo Imana. You see the Lord in you. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Burya kujyana n'Imana Go with the Lord. niwo mugisha uruta ibindi byose. This is his gratitude beyond all. Kuko azakuyobora mu buzima bwawe, uzagenda ukora ibyiza, uzagenda uvugwa neza, nta muntu uzakuvuga nabi. Kubera iki? Uba uri kumwe n'Uwiteka. Uwiteka The Lord. murajyana You go with him. akakugira neza, ab'isi bose bakamenya yuko utandukanye You are n'ab'isi. separated from them. Rimwe na rimwe bazakubaza ngo bazabwira abana ko mujya mbona nkabona umukobwa runaka atandukanye n'abandi. We should be different from others. Tujyana We're together. kubera iki se umuhungu wa runaka kubera iki atandukanye n'abandi? Why is so different from Ni ukubera iki? Why? Ni ukuvuga ngo azaba yitonda kandi ajya atinya Imana. Fear the Lord. Hari ibyaha bikorwa byo kubeshya ariko ukumva ko ari ibintu byoroshye, ariko burya icyaha cyo kubeshya ni icyaha gikomeye kuko nacyo kimubuza mu birimbuza abanyabyaha. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo The Bible tells us. umurongo wa 19, Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagira ubuntu uwo nzababwira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Amen. Uwiteka ni umugwaneza. The Lord is. Bibiliya tubwiye ngo The Bible tells mbera us Mose the njyewe me. nakubwira izina ryanjye, I will tell you my name. kandi izina ryanjye ndi Uwiteka, My name, I'm the Lord. kandi washatse kundeba ariko ntawandeba ngo abeho, See me and live. kandi njyewe And me. nzababarira uwo nzababarira, Forgive those who I forgive. kandi nzanangira uwo nzagira gute uwo nzanangira. Niyo mpamvu Mose Farawo Imana yamunangije umutima, imunangije umutima. Farawo kari ku rwego rw'Imana, ubwoko bw'Imana bari kugenda ngo ngo nisubiyeho ngo nibagaruke, bakongera bakagaruka, bakongera bagatakambira bagataka bakavuga ati Uwiteka aravuze ngo tugende. Okay, nimugende. Bakagenda bagenda bakongera ngo nisubiyeho mugaruke. Kubera iki? Ni uko Uwiteka yari yanangiye umutima we. Ariko Imana yacu tuye kuyinangira, ahubwo biri kuvuga ngo nitwumva inkuru ye natwe itutere kunezerwa kandi tugende nk'uko ijambo rye rivuga. Nitwinangira imitima, niba wumva ijwi rye uyu munsi ntiwinangire umutima, ahubwo nawe wumva amagambo y'Uwiteka kandi ugendere muri yo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo wa 20 kuvuga ngo kandi ati ntiwareba mu maso yanjye kuko umuntu andebye mu maso kandi ati ntawareba mu maso yanjye kuko umuntu atareba mu maso ngo abeho. Ntabwo umuntu yandeba mu maso ngo agire gute ngo abeho. Mose yakeneye kugira ngo abone n'Imana, avuga n'Imana ayirebana amaso ku maso. Uwiteka be Mose ntawandeba mu maso ngo abeho, ahubwo uhagarare hariya, ninyura uzandeba ibitugu, uzandeba hehe ibitugu. Iyo uvuze ibitugu nta mugongo burimo, iyo uvuze ibitugu ni ukuvuga ngo ntabwo wahita umenya ishusho y'umuntu, sibyo? Kuko bitubona bino gusa nibwo bitugu. Uwiteka ati mbe Mose nta muntu wareba mu maso yanjye ngo abeho, ahubwo ninyuraho uzitegereza iki? Uzitegereza ibitugu byanjye.
maracu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugenda tubisoza ko amasaha yagiye. The time is running. 24 kuvuga ngo kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira ku rutare, nzagushyira ku bisate by'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye kugeza aho marira kunyuraho. 23 maze ngo utwikurure ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso yanjye ntiyaboneka. Njyewe mbe Amosi nzagufata ushyire ku gitare, nimara kugushyira ku gitare nzafata ikiganza cyanjye witwikirize amaso yawe, nimara witwikirize amaso yawe nzanyuraho, ariko nzanyuraho utari kundeba. Nimara kunyuraho nongera mfata cya kiganza cyanjye igutwikurureho undebe ibitugu, kuko nta muntu wandeba wabeba. Imana yacu igamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Dushimishwe nuko Imana yacu ari Imana ituruhura, dushimishwe nuko Imana yacu ituza amazina, dushimishwe yuko Imana yacu yifuza kugira ngo ijyanirane natwe. Izanga kujyanirana nawe ryari? Ni igihe ugiye gukora ibyaha. Iyo ugiye gukora ibyaha Imana irigendera. Iyo uhagurutse ukaba ugiye gusinda Imana ikuvaho. Iyo uhagurutse ugiye gusambana Imana ikuvaho. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu dutandukanye n'Imana n'ibyaha byacu. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ariko kugendana n'Imana ni ikintu cyangombwa. Kujyana nawe ni ikintu cyangombwa. Kandi mubwire, iyi Elisa yari kumwe n'abantu, abantu baramubwira bati uri kwitegereza ko hano turi ni hatoya, none yakwiye ngo tugende tujye kwishakira ibiti twiyubakire aho kuba. Biri kutubwira ngo, arababwira ngo mugende, ariko baravuga bati no, ntabwo twagenda tugusize, ntabwo twagenda tugusize, aho tujyanirane, jyana natwe. Elisa arabemerera, barajyana. Bagezeyo umwe afata intorezo, iyo bavuze intorezo ni ishoka. Niba utashoka nagire gutya, utashoka ni nde? Afata ishoka, atema igiti n'igiti kikuta hehe? Mu mazi. Yikubise mu mazi ibirabuze, ibuze ati karabaye we, ati nawe n'ibiki. Iyi shoka yari intirano, none ntemye igiti igwa mu mazi. Elisa ahageze aragenda aca igiti, amubwira ngo ndanga wiguye neza, aho iguye afata cya giti agishyiramo ya shoka yareremba, barayifata. Agaciro ko kujyana nawe, amen. Agaciro ko kujyana no guteka. Iyo batajyana nawe iyo shoka ntiyakuboneka, ariko kubera ko bari bemeye kujyana nawe, bakamwingingira kujyana nawe, bahuye n'ingorane, izo ngorane zirarangira. Nanjye muri kino gitondo ndabinginga kugira ngo mujyane no guteka. Imana yacu mu izina Yesu Kristo. Dushojereje ahangaha kuko amasaha yagiye, dushojeraga, ariko icyo twari tukuvuga ni kujyana nawe. Kujyana nawe ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro mu buzima bw'umukristo, ni iby'ingenzi mu buzima bw'umwizera wese, kuko nujyana n'Uwiteka uzamugiraho umugisha, abisi bazabona yuko utandukanye n'abandi, ariko nudatajyana nawe bazarakubona umeze nkawe. Nibarangiza batangira kuvuga ngo uyu nguyu harya ni wa mukobwa wa runaka, sinubatse bavuga ko ari umukristo, ariko ikiri kugaragara nuko atari we. Ariko nujyana nawe bazakura umuntu utandukanye n'abandi, imvugo yawe itandukane n'abandi, imigendere yawe itandukane n'abandi, umenye yuko uri kumwe n'Uwiteka. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo.
dushojeje ahangaha reka muri data dusabe asenge hanyuma tugende tujye gusenga abakuru b'Imana Yesu Kristo. Mwami wacu Yesu Kristo, igitare cyiza, umubyeyi mwiza, twongeye gushimira no guhimbaza kuko wabanye natwe nk'uko twabigusabye. Tugira aha ngaha twakwinginze ngo uzubane natwe gutangira no guheruka bigengwe nawe. Ni Mwami, tukubonye mu ijambo ryawe, tukubonye mu mugaragu wawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kugendana nawe ni iby'agaciro, kugendana nawe bigira umumaro mwinshi. Kumenya wa Mana we nta gisa nabyo, niyo mpamvu abakumenye bose bakwizera wabaye ubushobozi bwo kuba abana bawe. Ni kandi niko turi, nta niko Mwami tuzama ku Mwami ijambo ryawe riba muri twe. Ijambo twumvishe rikomeza imitima yacu, rishinga imizi imitima yacu, nk'uko wagendana na Mose ukamutuma ukagendana nabo, ukavuga ati bamenye ko waduhaye umugisha, ni uko tuzagendana nawe. Mwami, natwe ugendane natwe, ubane natwe mu rugendo rwacu, mu mibereho yacu, mu mirimo yacu, tukugire umugisha umugore wakoresheje kumisha neza tanashi bacu bumvise amagambo. Twese Mwami udanumisha kuyaturamo, kutubyambaje mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Amen.